Rayon Sport harimo impinduka mbere ko twerekeza i Burayi tuvuga updates nyinshi cyane Axel wabonaga acara ajya hanze agaruka nawe era operation irangiye yego ibintu byo muri Rayon Sport birakomeye bikomeje kugenda bifata intera mukanya gato cyane twabikomeje Lorenzo bamwe bavuga bati match ni saa 12 abandi bati ni saa 9 n'igice hanyuma reka turebe uburyo duprofita ngabo tumuvugishe mu kanya mbere uko ajya mu kiganiro Boringo inamera y'ikacika Boringo nayimuhaye uturanga ubundi meze gute hari baruwa amaze kubona mu kanya iyi baruwa ni baruwa yanditswe n'umujyi wa Kigali urumva twose ibi nibyo bita kasamutwe bwana umunyamabanga mukuru wa Ferwafa impamvu kubamenyesha ikibazo cya generator idatanga urumuri ruhagije kurikire neza icara wumve hashingiwe kuri gahunda y'imikino ya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda icyiciro cya mbere mwaka 2024-2025 Primus National League yatanzwe na Ferwafa igaragaza ko Kigali Pele Stadium izajya yakina imikino ya nijoro bikaba bisaba ko hakoreshwa amatara ibyo bita stadium floodlight acanwa na generator hashingiwe kandi ku myanzuro y'inama yo kwa 21/2024 umuyobozi mukuru w'ibikorwa by'umujyi wa Kigali yagiranye n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa hagaragazwa ikibazo cya generator idafite ubushobozi bwo gucana amatara akenewe kugira ngo umukino ubashe kuba turamenyesha ko ikibazo cya generator Kigali Pele Stadium idatanga urumuri ruhagije kitarakemuka akaba ari muri urwo rwego twamenyeshaga ko Kigali Pele Stadium itazakira imikino ikinwa mu gihe cya nijoro mugira amahoro Kabahire Stella umuyobozi mukuru w'ibikorwa mu mujyi wa Kigali bimenyeshejwe bwana Ministre wa Sport bwana President wa Ferwafa akaba ari ko gahunda imeze match ya Sport n'Amagaju izaba saa 9 n'igice match ya Marine ngo be saa 6 umujyi wa Kigali nawo bazi ikintu kimwe ikibazo cya generator ko cyari gihari kuva sezo ishize sezo ko yagiye kurangira imikino ari mugoroba yaravuye kuri ikibazo cya generator hashize amezi 3 icyo kibazo kiro nk'amezi 4 kuki borohera kwandika ibaruwa imenyesha ko generator idakora kuki batayikosora kuki badakosora amatara ikibazo ni iki umujyi wa Kigali ntushobora gukosora amatara ya stade bacuruza ibinjiriza stade irabinjiriza for Christ's sake ibinjiriza amafaranga gukosora amatara kuri stade ikibazo ni iki amezi ane baracyandika ibaruwa ivuga ko generator ameze neza like how stade imeni mu kwakira imikino ya shampiyona muri Kigali iyi ekipe yishyuza amafaranga umujyi wa Kigali ufataho kati amafaranga mariki niba badashobora gukosora ikibazo cy'amatara kuri stade birababaje bro iyo pasete iva kuri stade y'umujyi wa Kigali iva kuri stade y'umujyi wa Kigali imariki jahe bayikoresha iki niba badashobora gukora maintenance ya stade amafaranga mariki noneho ikintu gihari ni niyo mpamvu dushaka guhamagara ngabo amafaranga y'umujyi wa Kigali akora maintenance ya stade ngabo yaje ngabo waramutse Lorenzo tarakara cyane Radio Rwanda n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport tumaze gusoma ibaruwa yanditswe n'umujyi wa Kigali mu by'ukuri iki kibazo mwebwe umujyi wa Kigali wabwiye ko impamvu ari iyihe yuko match itakinwa saa 12 igakinwa saa 9 murakoze ikipe ya Rayon Sport ifite umukino wa shampiyona w'umunsi wa kabiri tugomba gukinamo n'ikipe y'Amagaju ku munsi w'ejo uwo mukino uteganyijwe gutangira ku isaha y'isa 12 kugera ubu ngubu kubera ko ibaruwa muvuga mwabonye natwe twayibonye ariko mu buryo bwo kubiri gusirikira uburyo burofisiyeri ntabwo turagira byinshi tumenyeshwa ariko nibinaba kuko byanze bifunze ubwo haraza kuba ibiganiro hagati ya ekipe ubuyobozi bwa ekipe n'ubuyobozi bwa federasiyo cyangwa ligue cyangwa n'umujyi wa Kigali bo bireba bose kugera ubu ngubu nta byinshi twabona twabivugaho kuko nta kintu cy'ofisiyeri turabona watangariza abafana ba Rayon Sport ko match saa 12 cyangwa saa 9 ubu ngubu nababwira ko match saa 12 kuri igihe abonekera indanga ariko ngabo nawaye inyaryenge niba umujyi wa Kigali uvuga ko Rwangura amaze gusoma generator ishobora kumurikira stade mu masaha y'umugoroba bakaba barimo gusaba ko match ya kwisa saa 9 n'igice match ariko banzamo ikajya saa 6 ntekereza ko nubundi nurusha abana kuko ntabwo ntekereza ko hari ikintu Rayon Sport yabihinduraho ubwo ntekereza ko mwaba abafana bakitegura impinduka zashoboka kubera ko match nejo asigaye amasaha make ntekereza ko niba rukomeza umujyi wa Kigali wakonfirmye no bafite stade mu nshingano zabo ntekereza ko ahubwo mwakwiye mubwira abafana kwitegura impinduka igihe cyose mwaza kuzikonfirma
ntabwo navuga nkumvise neza ariko niba mbyumvise neza mwavuga ko twakwiyaringa ibi bintu abafana bakamenya reka ngisubize muri ubu ikipe ya Rayon Sport mu cyumweru kimwe n'igice bibiri bishize yahakiriye umukino twa Merci si n'ubwa mbere si n'ubwa nyuma iriya stade isanzwe ikoreshwa amasaha y'umugoroba ariko ba nyiri stade niba bafite ibyo bavuga kimwe twakomanta kuko tutarabona ibari wirongisiye nihagira any updates muri bizatanga amakuru ku gihe turabikominiketinga abakunzi bacu tunabashimira ko bari batangiye kugura tike tunabakangurira gukomeza kuko iyi match igomba kuba kandi igomba kuba ku masaha yorohera abakunzi ba Rayon Sport kandi ibyo ngibyo n'ibikorwa bagomba kwitabira bityo nihagira updates ziboneka turayitanga. Murakoze cyane tugushimira umunsi mwiza. Murakoze cyane Radio Rwanda. Ntabwo njye navuga nk'uko wenda abafana batangiye kubikomanta bavuga ngo kurira iki buri gihe Rayon Sport ngira ngo navuga ko ikibazo kireba na Rayon Sport kuko n'indi mikino yaruteganyijwe ku isaha 12 kuri stade Rwanda Premier yapanze biraza guhinduka ariko birabaje kubera ko umukuru w'igihugu ajya akunda kubivuga iki gihugu kimaze igihe mu nzego zitandukanye babaza gusa numva bidasanzwe iki gihugu kimaze igihe kitihanganira ikintu cyitwa mediocrity donc kureba ibintu bitameze neza ukabireka niba uri umuturage usanzwe kugeza ubu ngubu uruvuyanga uramutse uri kunyura hano Kacyiru ukajugunya icupa ku muhanda umuturage usanzwe utari no mu nshingano zidasanzwe yakuripotinga ukabiryozwa turajyana cyane. Niba Minisiteri y'Ubuzima na RBC bavuze ngo hari ikindi cyorezo kiri gukwanga cyitwa monkeypox, abantu bafite inyubako zihuriramo abantu benshi bashyira ahantu ho gukarabira intoki, utazabikora azabiryozwa. Byatangiye gukorwa urinjira hano ukabona ko hari ahantu ho gukarabira intoki. Turi kumwe. Umujyi wa Kigali wishyuza stade ya Kigali Pere yinjiza amafaranga mu buryo bw'umupira. Ni gute ikibazo cyabaye sezi ishize cya generator n'amatara gituma stade itakira imikino nimugoroba? Twinjiye mu yindi sezo abacyandika baruwango ikibazo ntikirakemuka cy'amatara. Amatara ya stade generator amafaranga yinjira muri stade yatse umujyi wa Kigali wose. Rayon Sport y'ima bifatana personal niyo kipe yinjiza amafaranga menshi umujyi wa Kigali anyuze kuri stade Kigali. Arega n'umuturage wakubwira ngo kuki buri gihe bihurira na wamwumva iyo coincidence buri gihe bihurira na se kandi Rayon Sport yinjiza amafaranga menshi kuri stade. Amafaranga yinjira kuri stade ikintu cyambere akwiye gukora ni maintenance y'iyo stade kandi akaguha impamvu akakubwira ati match yazamu kwitara yarakinwe umufana yakubise yuzuye ibintu bigenda neza. Azamu yagenze neza ntiyakinwe saa 12 ariko nanone wabumva uruhande rwo ko amatara Samuel Wikundi ni wese feri yatinze gutangiza umukino amatara akabona neza yageze mu maraka batafashe umwanzuro wo guhagarika match. Umukinnyi wavunnye undi se okay no kuba bitameze neza harimo ikibazo. Je simbyemera ko bagomba gukinira ahantu batari siri ko amatara ameze neza. Ko umukino wa championnat aramutse abazimiyeho peut-être byateza n'ikibazo. Ko umukino officiel wa championnat umujyi wa Kigali ibintu ntabwo ari byo pe. Umujyi wa Kigali ko mufite ubushobozi amakipe abishyuza ko amakipe yatanze amastade azakiriraho ibyo byose mukabyemera mu bihinduye bita ku munota wanyu twagira ngo n'ubuntu abantu baza Rayon Sport imenya ko itazakina saa 12 bari kwishyira mu ndi munsi utari kwa gatanu cyangwa se gasaba stade amahoro. Ikindi umuntu ushinzwe communication mu mujyi wa Kigali abantu baza kumutubwirira hakenewe ikiganiro cyihariye. Ikindi kuko nibaza ko iyo Ferwafa ijya gupanga imikino amakipe agomba gutanga stade azakirira. Ayo makipe iyo amaze gutanga stade niko kuriya muri fixtures bisohoka avuga ngo tariki ningiyi Rayon Sport izakira Amagaju. Hanyuma amasaha kwera kushyira amasaha ya saa 12 nibaza ko ikipe na Ferwafa baramaze communicating umujyi babwira ngo dufite championnat izaba muri iki gihe iki n'iki ngiki. Aya makipe yaduhaye icyo kibuga nkaho ariyo azakoresha saa 12 kuko ubushize babizi ko bari babwiye ko generator idakora byanze bikunze Ferwafa ndetse n'amakipe banje gukora consultance abaza umujyi wa Kigali ati ese saa 12 igiyeho imikino izajya iba. Usko amakipe afite uburenganzira bwo kwanga bino bintu ubundi bagomba kumenyesha mbere amasaha 48 icyo cyo rimwe yamukize ese barabura igihe kingana cy'ingo match ntabwo aragera reka amakipe ataramenyeshwa reka
amakipe yemerewe kubyanga Muringo